So if you were here and you are looking to improve your English, this is exactly the course you need for you to be able to speak English well and don't make any grammatical mistake. Iri ni isomo tugiye kuba twigana ubundi ukaba wabasha kuba wamenya ururimi rw'icyongereza neza cyane kandi ukaba ufite confidence yuko ushobora kuba wakivuga ndetse and any exam that you will do that is in English, you will be confident that you can do it well. So this is exactly the course that you have to take to speak English like a native speaker. And this is a course that I prepared as Coach Isaac. So let me give you a warm welcome before we get into the first lesson. And let me tell you that you're about to begin the journey that will completely improve your English skills. Uri hafi kuba watangira urugendo rugiye kuba rwazamura ubumenyi ufite ku rurimi rw'icyongereza, yaba mu kuvuga, mu kwandika, mu kumva icyongereza. And again, this course is designed for Rwandans and Kinyarwanda speakers. Iri somo noneho rigenewe abantu b'abanyarwanda. You will see clear explanations in both English and Kinyarwanda to make learning easy and practical. Uraza kujya ubona ibisobanuro bihagije yaba biri mu cyongereza ndetse no mu kinyarwanda kugira ngo kwiga bibashe kugufasha ndetse bibashe no kwihuta. Whether you are a student, professional, entrepreneur, or someone who wants to speak English confidently, this course will guide you step by step even if you are starting from scratch. Yaba uri umunyeshuri cyangwa se uri undi muntu wese ukora akazi ariko kose, ukaba uri umuntu ufite business cyangwa se ukaba uri undi muntu wese wifuza kuvuga icyongereza ufite confidence, iri somo rizagufasha mu kuba wamenya kuvuga icyongereza neza intambwe ku yindi nubwo waba ugiye guhera hasi. Iri somo rizagufasha neza cyane. So ugomba gukurikirana amasomo ya buri munsi ugahera hasi kugira ngo making sure ko uri kuzamuka neza kandi ukaba wayumva neza. Ibyo uziga mu isomo tugiye gutangira nuko muri iri somo uzaba ushoboye kuba wavuga mu buryo buri confident muri situation aho ariho hose waba uri in every situation. You'll be able to speak confidently in every situations. And again, you'll be able to write clearly for emails, letters, essays, and social media. Uzaba ushobora kuba wakwandika neza email, amabaruwa, imyandiko ndetse ushobora no kuba wakwandika posts zisa neza kuri social media igihe cyose utekereje kuba wakwandika mu cyongereza. And again, you'll be able to understand grammar rules without memorizing all English. Uzabasha kuba wakumva grammar yumve neza cyane, umenye ahantu biba bituruka ibyo ari byo byose bitagusabye kumemorizinga ama list y'ibintu runaka by'amategeko runaka, uzabasha kuyumva neza cyane. And again, you will be able to use English naturally like native speaker in your work, school or daily life. Uzabasha gukoresha icyongereza nk'umwimerere nk'aho wakivukiyemo yaba mu kazi, ku ishuri cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi. So you will also have to practice alone or with others and track your progress. Uzajya rero ufite kuba wareba wowe ukivugana cyangwa se ukaba wavugana n'abandi kugira ngo ubashe kureba aho ugeze n'urwego ugezeho ko utandukanye n'uko wari uri imbere uko uzajya wiga. Hanga ufite amahirwe ku banyeshuri twigana kuko muri class yanjye uba ushobora kuba wakwiga tukigana ubundi ukaba wabona umwanya wo gupracticinga ibyo uba wize ahangaha. So how the course works? Uburyo isomo rikora, we have modules and lessons. Dufite module ndetse tukagira n'amasomo ari nciye muri ayo masomo. So muri iri somo tugiye kuziga rizatwara mu gihe kitarenze nk'amezi nk'atatu I think. Muri buri modules dufitemo amasomo, dufitemo lessons. So muri buri module rero igiye focusinze kuri buri area y'ingenzi cyane mu cyongereza, aho tuzagenda tuzibona zitandukanye uko zigenda umenya ati mu cyongereza ibi ngibi nibyo byibanze ubundi ukabimenya. So each lesson also explains concepts in simple English and gives Kinyarwanda tips and provide practical exercise. Buri somo rero rigiye risobanutse neza cyane ku buryo riri mu cyongereza cyumvikana, rikaba rifite n'ikinyarwanda rifasha kugisobanura. Ibyo bikagwa ndetse na practical exercise zo kubashyira mu bikorwa ubundi ugatangira kukivuga neza cyane. So uburyo rero bwo kwiga tuzahera kuri alphabet, tujye ku nsuhuzanyo, tujye ku nteruro zibanze, uburyo ukora interuro ku buryo icyongereza ukimenya neza uhereye hasi. Then tuzajya kuri grammar, tujye ku mazina, tujye kuri verbs, tujye kuri adjectives, tujye kuri adverbs ndetse n'ibindi. Mu gusoza tuziga kwandika cyangwa se kwandika paragraphs, ama emails ndetse n'inkuru zitandukanye mu kuba wakwandika noneho. So ikintu ugomba kumenya ni uko practice makes perfect, and again you have to know that after every lesson you have to complete the exercises.
no kumenya yuko mbere nyuma yo buri somo ugomba gukora imyitozo. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko practice makes perfect, uko witoza kenshi nibyo bizatuma ubasha kuba wakimenya. Ikindi nakubwira, you have to speak loud and loud, write sentences and review your mistakes. Iyo uri kubasha kuba wavuga kugira icyo uvuga muri iri somo, ugomba kuvuga cyane, ukandika interuro ndetse ugasubiramo amakosa yawe. Ugomba gusubiramo amasomo akomeye cyane kugeza igihe uyumvise neza, ukumva ko uyumva, aho ufite ikibazo ukabaza, yaba muri group yaba inbox, you are free to ask kugira ngo ubyumve neza. Don't leave any lesson, ntukavuge ku isomo when you have not yet understood it well, utaryumvise neza cyane. So at the end of each lesson you will find mini quizzes to test your understanding. Nyuma ya buri somo uzajya uhasanga imyitozo yo kugufasha kureba niba wabyumvise neza cyane. Examples are practical and often based on everyday life. Imyitozo dufite cyangwa se ingero ni ingero zishingiye ku buzima bwacu bwa buri munsi, rero zirumvikana kandi ishobora kugufasha kuba wahita ubyumva neza cyane. Hano inama nakugira cyangwa se utuntu tw'ingenzi ugomba kumenya, ugomba kwitaho kugira ngo iri somo rizagufashe kugira ngo urisoze uzi icyongereza neza cyane nk'uko ubishaka, nk'uko byifuza, nuko you have to practice daily. That's the first thing. Ibintu byandika ahantu cyangwa se ubyiteho mu mutwe, practice daily. 15 to 30 minutes every day is better than 3 hours once a week. Ugomba kuzajya wimenyereza gukoresha ururimi rw'icyongereza iminota 15 cyangwa 30, ari byo byiza kuruta amasaha wakora amasaha 3 gusa rimwe mu cyumweru. Buri munsi byibuze afata iminota 15 na 30, hagati ya 15 na 30 witoze kuvuga. Mu gihe ugiye kwitoza niba icyo ugomba kuvuga, ushobora gusoma igitabo, ushobora kuvuga cyane, ushobora just do it and record yourself. Ubundi recording wumve uko uvuga. Speak loud, don't just read, say words, sentences and conversations aloud. Iyo uri kusoma, soma cyane, wisoma gusa mu mutima, soma amagambo, interuro, ibiganiro, uvuge cyane rwose. That's it. Do it. Ikindi, use a notebook, ushake ikayi cyangwa se ahantu uzajya wandika agenda. Write down new words, amagambo mashyashya wize buri munsi uyandike, amagambo utumvise utazi uyandike, uko ugenda wiga, uko ugenda kuvuga bikarushaho kukunanira, genda wandika ayo magambo. And again, what I want you to do is just to write also those sentences, grammar rules, amategeko twize ya grammar ukumva ntabwo wari uyazi cyangwa umushaka kuya-emphasizingaho cyane ukayamenya, yandike muri iyo kayi yawe. That's the best way to know what we will be learning in this course. And again, repeat and revise. Subiramo, wongere usubiremo, usubire inyuma ku masomo yarangiye, wongere usubiremo bihoraho, because revision is a key. Kubera ko gusubiramo nibyo cy'ingenzi cyane. Ikindi nakubwira, apply English in real life, talk to friends, write social media posts, or even think in English. Ndagira ngo noneho uzajye ubasha kuvugana n'inshuti zawe, wandike ku mbuga nkoranyambaga, or even think in English. Utangiye no gutekereza mu cyongereza ibintu waba ugiye kuvuga, ibintu waba ugiye gukora, uko waba ugiye kubigenza, byose bitekereza mu cyongereza. Another thing, you have to ask questions if something is unclear. Write it down and seek help because your learning matters. Ikindi nakubwira, mu gihe cyose cyose uri kwiga, please make sure you ask questions. Ugomba kumakinga sure ko ubaza ikibazo, na ugomba kuva kuri lessons cyangwa module utayumvise neza. Every time ugize ikibazo cyandike, kubera ko mu gihe uri kureba videos like this, ntabwo ushobora kuba watubaza ku kanya ko cyandike, uze kukibaza muri group cyangwa se uze kukimbaza nka teacher, cyangwa se mu gihe twazanye abandi ba assistant coaches badufasha ube wababaza kugira ngo ubashe gusobanukirwa. So what is your next step right now? Next step y'aka kanya nuko tugiye gutangira na module 1, isomo rya mbere ariyo foundations of English, tukagira tanya n'isomo rya mbere ariyo English alphabet and pronunciation. Hanga turaza kwiga letters ziba mu cyongereza, turaza kwiga uburyo zigenda zivugwa and how to pronounce them correctly, n'uburyo bazipronunciatinga neza cyane ku buryo bwiza cyane. Turaza kuba twakwiga kandi turaza kuba twapracticinga uburyo bwo kuvuga buri munsi, uburyo bwo kuvuga buri munsi, tuzatugira practice za buri munsi. Okay, again remember, learning English is a journey, not less. Take it step by step, practice daily and you will see amazing progress. Kindi ngomba kwibuka ko kwiga icyongereza ntabwo ari irushanwa ngo wige buri gitonya no, ni ukwiga, ni urugendo, ni ururimi. Tugenda twiga umunsi ku munsi, urabiswe no mu Kinyarwanda uko twiga, we are still getting some more collections, tuba tugibona ugundi gukosorwa bavuga. So language is a language, ururimi ni ururimi. You have to learn step by step. So that you'll be able to improve your English language and be able to see amazing progress.
So if you are ready, let us get started with the module 1 in the next video. And I hope this is going to be an amazing journey with you, and I hope it's going to be epic. Thank you so much, and let's get started in the next video.